Karangwa rero turi hano ku kibuga cy'indege cy'i Buruseli za 20 umaze kwandikisha imizigo, umaze kurangiza imihango yose y'abantu bagomba kugenda, none ugiye mu Rwanda, wiyemeje kugenda. Nk'uko ubizi uyu mushinga twawutangarije abanyarwanda n'amahanga kuva mu kwezi kwa mbere. Mu minsi ishize twanatanze n'itariki niyi rero ubu mfashe urugendo ngana mu gihugu cy'amavukiro ari u Rwanda. Uragiye, ubundi wagomba kujyana na Bwana Faustin Twagiramungu, ugiye wenyine, urumva ingufu zawe zitagabanutse? Sinavuga yuko uko twari tumeze mbere y'aya masaha makeya, nizeye yuko dufatanya urugendo nk'uko twari ruteguriye hamwe ko arikomeze buriki, ariko ndakeka aho ngiye nabavandimwe kandi sinshika intege, nawe nzi yuko ari ejo n'ejo bundi iyo viza izaboneka akahansanga. Nibyo urumva koko gufatanya urugendo byari kuba byiza, ariko kuba bidashobotse nuko twakomeza nagenda, ahubwo nanjye nkazamwakira. Ndizera yuko vuba cyane icyo kibazo cya viza kiza gukemuka akazansangayo. Karangwa se ugiye, abasigaye ubabwiye iki? Abasigaye hari mu banyarwanda muri rusange nababwira nuko politike ni mu Rwanda tugomba kuyikorera. Kuba turi mu mahanga twaranahashingiye amashyaka ni amabura kindi, nkuko babivuga mu Nyarwanda ngo amaherezo y'inzira no mu nzu. Natwe twumva yuko politike dukora amaherezo yagombye kuba mu Rwanda. Nta bagendera rimwe, nibyo natwe imbere yacu harabagiye, natwe turakurikiye. Ndizera yuko n'abandi cyane cyane abanyapolitike bazaza kugira ngo tujye mu Rwanda ariho dukora politiki. Dushakire urubuga abanyarwanda, dushake n'uburyo ibibazo byose by'inzitane by'ubuhunzi byarangira kugira ngo n'abandi badakora politiki bifuza gutaha batahe. Karangwa uragiye, uzagera i Kigali ejo ku manywa y'ihangu. Ubutumwa ushyiriye abanyarwanda nukandagira ku kibuga cy'indege i Kanombe n'ubu? Ubutumwa mbashyiriye ni nk'ubwo nsanzwe mvuga, ni ubutumwa bukubiyemo amahoro. Abanyarwanda tugomba kubana mu mahoro. Amateka yacu arimo ibiziba byinshi, harimo ibikomere byinshi. Ibyo byose turifuza yuko twazakwicara hamwe nk'abavuka Rwanda twese tukabireba hamwe, tukabisuzuma kugira ngo turebe ejo hazaza hacu twebe tukiriho, ariko cyane cyane abana bacu bavuka n'abandi bazavuka. Nkaba rero ari ubutumwa bw'amahoro, ubutumwa bw'ituze. Imbaraga za PDP ari mbere y'intumwa ni imbaraga zo kubaka igihugu, ntabwo ari zo gusenya. Nkaba rero nabahumuriza, ntabwo tuje gusenya, tuje kubaka. Icyo dusaba ubutegetsi nuko bwaduha ubwo burenganzira mu buryo bwisanzuye, noneho tukageza ku banyarwanda imigabo n'imigambi yacu mu buryo butaziguye. Ugiye mu gihugu kiyoborwe na FPR nawe wayibayemo, hari abantu wenda bakirimo b'inshuti zawe, urumva uzagenda ukabonana nabo by'umwihariko ukababwira gahunda yawe? Ibyo ni ngombwa, urabivuze ati ugiye mu gihugu gitekwa na FPR. Irumva rero nkuko murabivuga, singiye mu ishyamba, ngiye mu gihugu gifite ubuyobozi, ni nabwo tugiye gusaba kwandikwa. Sinumva rero yuko nta kuri bizagenda ngomba kubonana nabo. Nkuko bivuze harimo n'inshuti nabo tuzabonana, ndumva nabo bazanyakira, ariko nkuko bivuze ku byerekeye ibinjyanye byo ni ngombwa ngomba kubonana n'abategetsi kugira ngo mbasabe ubwo burenganzira bwo kwandika ishyaka ryacu. Wagira ngo mwari mwabikoze mubishaka kugira ngo mugende kuri uyu munsi wahariwe impunzi? Ibyo nabyo na mahire nabyo, ubwo nabyo bifite icyo bisobanura. Ni ukugira ngo natwe icyo duharanira ni ukugira ngo ikibazo cy'impunzi gicike burundu. Kuba bihuriranye nabyo ubwo bigiye mu mateka yacu ko PDP yagiye mu Rwanda yifuriza abanyarwanda amahoro n'ituze kugira ngo barubanemo, kugira ngo iki kibazo cyabaye karane mu Banyarwanda gicike. Ubwo rero navuga nti Mana nidufashe, uyu munsi ngiye iba ari umunsi ufungura imiryango y'amahoro kugira ngo abanyarwanda bose bazatahe maze ikibazo cy'ubuhunzi gicike. None se waba ugiye wenda ahubwo umuryango ugufungurirwa ari uburoko, nkuko byagendekeye perezida w'ishyaka PDP Imanzi Mushayidi, nkuko byagendekeye Ingabire, nkuko byagendekeye Ntaganda, nkuko byagendekeye n'abandi benshi bashatse kugenda batavuga rumwe n'ubutegetsi? Wenda ntabwo ufite bw'uko wafungurirwa ahubwo amarembo y'uburoko?
icyo nkubwira byo ntabwo bamfite kuko nk'uko wabikurikiranye duhora tunabivuga nawe uvuze Deogratias Mushayidi, Victoire Ingabire, Bernard n'abandi bose tubona yuko bazize akarengane. Mu binatujyanye nabyo turagira ngo tuzabiganire n'abayobozi twerekane ko bari abantu icyo bifuriza u Rwanda ari cyiza ari nacyo duharanira. Ikindi tubereke yuko umwanya wabo ntabwo ari mu buroko, umwanya wabo bagombye kuba hariya bafatanya n'abandi banyarwanda kubaka u Rwanda, bakarekana ibitagenda bakabinenga mu mahoro, noneho abashinzwe ubutegetsi bakabikosora. Ndumva rero ntabwo bamfite, niba ariko Imana yabigennye n'ubundi sinabihunga, ariko icyo njyanye ubutumwa bw'amahoro, njyanye ubutumwa ishyaka rimpaye n'abandi banyarwanda tubana no mu mahanga wo kuvuga ati nyabuneka ntago turi abanzi b'u Rwanda, turi abana b'u Rwanda, tubyifuriza ibyiza kandi tubyifuriza abanyarwanda bose barimo nabo bayobora igihugu. Urakoze, urugendo rwiza. Urakoze nawe.